injyana nk'iz'abandi bose nk'izaba Joseph ngo niba ari kamiliyoni koko usange korari iracuranga kimwe na Diamond asengeye abagore ngo baba pasiteri izanye ukuri kuva mwitangirira abagore bakoze akazi kenshi pe no ku rugamba bagiyeyo nuwe mugore wishe byibuze n'inyoni akayitambira Imana h'igitabo uhereye mutangira ukageza mu byahishuwe ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice ngize ukuri nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza aho nataha nemeye ntabwo umugore yasezeranya ngo nemera nakumva nishingiye nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye basi wongere usengera impeta wongere usengere kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati sigara ngomba gushaka akantu katasambuza kuri wa munsi Imana ikavuga ati hoya Riziki we ariko murakina n'ubugingo murakina n'ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima aricyo nemera kuvuga ubutumwa byo nakera kose na ba Elisabeth Yerusalemu barahanuraga kuvuga ubutumwa turabyemera ariko gutamba igitambo irifofera tasiyo wenda ni mushake murakare burundu nubundi naraciwe muri Adepr bamaze kunca gatatu shukunca ahubwo barancagaguye nayise nawajya hace namwe muce muri abashumba Yesu atora intumwa 12 akiri kwisi nta bakobwa bitondaga babagaho nta bagore bifura bari bahari muri Isiraheli kuki nta mugore yashize mu kuki nta mugore yashize mu ntumwa 12 kuki itorero yaryubatse kuri Petero kuki atarishyize kuri nyina Mariya birirwa basenga aramutse ati ndakuramutsa Mariya kuki atarishyize kuri Bikira Mariya ahubwo akaryubaka kuri Petero mwabagore muri kunyumva ibi bintu biritonderwa muhanuzi turi kumwe kuri urubuga Yesu aravuze ngo mubigishe kubyitondera si byo guhubuka si byo gutendereza mubyina amakorasi uko mwiboneye no mu makorari muceza ndomboro ya soro mubyina nk'abakofi oromide no ibyo yahanuye byose byinshi byarasohoye yahanuye ko Imana igiye gufunga insengero ndetse ifunguzo ikazibikira ibyo byabayeho ntabwo inzira ijya mu ijuru ariyo kunengeka nk'ibi turimo icyakora mbona iryo tugiye kujyamo ari rya Kamonyi ahubwo badushakire kwasiteri zo kurijyamo no kuwa mugani bamwe baramutera amabuye bati buriya nkawe nta nubwo wigeze ushaka ntukavuga ibyo gushaka ese Riziki nta mugabo yigeze oya ntabwo yigeze ashaka ni umukobwa se kugira ngo ngutangarize neza cyane ko Adepr itakwemera umwuka wera kwera ubusambanyi burimo n'ubujura n'uburenganya n'uburozi buri ku mpimbi ntabwo Adepr ishobora kwemera abahanuzi ko bagaruka bafata abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'abaraye mu mahoteli n'abatwaye abagore b'abandi n'abashatse ingo zirenze 5 cyangwa 2 ntabwo Adepr yakongera kwemera umwuka wera ko bawurera kubera yuko babizi ko babarondora ibyaha byabo byose bikajya hanze nayo mpamvu batabishaka n'abashumba bari kwirinda cyane umugabo umubwire ntumubwire ikimurimo n'icyakora ku muntu bita Izayi yabonye uburyo abamubanjirije bose bagiye bajya mu nzu z'imbohe niyo mpamvu wabonye arafata abapasiteri bagera muri 1000 akubita hasi afata abarimu pa shobundi Nyarugenge reka nkwereka nk'akantu kabaye Nyarugenge inyarugenge ejo bundi ku munsi wa Pentecote habaye urabona barimo basengera ububyutse ndetse n'umushumba mukuru Izayi ntahaguruka ati torero nibwo twakagira ibihe byiza ati tufite ibihe byiza biteye ubwoba noneho tuzi ko kuri Pentecote abantu buzuzwaga umwuka wera ndetse mu materaniro bakabaho no guhanura ariko nk'abantu bose bashatse guhanura bajya kuvuga ngo Imana iravuze barabagose kugira ngo ni hari shababu iteye mu rusengero baravuga bati nimunibeshye mukaguma mukuyuzuza imyuka yanyu turaba n'inkoni zirazamo kubera iki
bibeshya abantu ngo ni itorero ry'umwuka, ntabwo rikiri itorero ry'umwuka Adepr, ni itorero ry'imyuka byari gukora. Ahubwo niba abarokore bagisenga babaza Imana icyazanye izayi. Ngo rero umuntu abe basi nabonye itorero cyangwa se idini ridashobora kugirira impuhwe umuntu wahagaze imbere y'abantu ngo avuga iby'agakiza kuko aba bose izayi arimo agira gutya ngo yagiye muri korali ngo afite imyaka 12 ariko wamwigishije nabi kuko byanze bikunze izayi se yego. Reka nkubwire ngo dukorere isi nk'abazayivamo, dukore ijuru nk'abazaritaha. Sinzi aho Izayi yazajya, njyewe ndahanga simbeshye kubera icyo utazaza. Uzi impamvu nahazi ni uko igihe icyo ari cyo cyose uzariza ngo umwe mu bana batoye ugahagarara mu marembo ugafunga imiryango kugira ngo ubuze usohoka gusohoka, ubuze n'uwinjira kwinjira. Bibiliya iravuga ngo uzabazwa ubugingo bw'uwari bwinjire kandi uzabazwa n'ubwo wari busohoke. Byanze bikunze wari buzasohoka akajya kubwiriza ubutumwa, ubu mufunze irembo ry'iwe urarifunze. Hari Izayi yabujije kujya muri Adepr. Yesu wabambwe ku musaraba, ubu se wajyayo ni Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ikaze kuri mwese abadukunda n'abadukurikira, tubashimiye cyane kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu. Twizere ko mumeze neza cyane, kandi niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije kandi turagukomeje. Turongeye turagarutse, turi kumwe na Uwihoreye François Karosi, umukozi w'Imana ndetse akaba n'umuhanuzi w'Imana. Intumwa uraho neza? Ndashima Kristo. Nta mahoro cyane rwose. Ibintu birimo biragenda neza. Kubibona nyine nuko. Uko mbibona se, uko mbona urasa neza, wala urasa neza, wambaye neza. Ni gifuti. Ndi gift mu diaspora? Kareka. Diaspora se aya. Ntabwo n'umuntu usanzwe. Ni umuvandimwe. Umuvandimwe. Ariko bimeze neza. Turashima Yesu umwami wacu. Yego, nifuje ko tuganira ahanini bitewe n'ibyo nabonye ku mbuga nkoranyambaga. Urumwe mu bakozi b'Imana bamaze igihe, urumwe mu bantu bakoreye umurimo w'Imana mu itorero Adepr igihe kinini. Uyu munsi njya vuga ngo n'uyu munsi ugikoreramo, ariko ni itorero n'ubundi ryakureze, ni itorero ryareze abantu benshi cyane rwose bagiye batandukanye. Aba bari mu macaca hirya no hino hehe bose. Navuga ko bose ari abana ba Adepr, n'abana b'itorero rya Adepr. Ibi mbivuze kubera iki? Ni video nabonye ku mbuga nkoranyambaga y'umuhanuzi witwa Riziki. Shamaze igihe yari yarabuze ariko yaje. Ikindi numvise nuko yagiye mu Bubiligi. Ntabwo ari mu Rwanda? Ntabwo ari hari. Riziki ntabwo akibarizwa mu Rwanda? Riziki ari mu Bubiligi? Ari mu Bubiligi. Yagiye ubutagaruka, yagiye ubugaruka? Ashaka ko yaragiye ubugaruka ariko yari mu Bubiligi. Riziki ari mu Bubiligi kuko nabonye ari no gukoresha phone. Gatubanze twumve ino speech ho gato iri jambo. Umwuka wera w'Imana. Ni gute waba uri kumwe n'umwuka wera w'Imana? Iyi Mana yabanye na Eliya, yabanye na Mose. Umuntu akaza umudirakoni udafite n'amapingu akakubwira ngo ceceka ziba, ugaceceka. Iyo Mana njya nyibazaho. Iyo Mana ni Mana nyabaki. Yesu afite ubutware bene data, mu mbunda n'amasasu, mu mapingu. Yesu afite ubutware bwose. Natanze ubuhamya uburyo narashweho amasasu 2. Mama wanjye yangambaniye ngo nicwe, dupfa gusenga akangwa akagwa hasi. Sinari ndakaba n'umurokore ngo wenda numva ijwi ry'Imana. Reka ngo baba pasiteri izanye ukuri. Kuva mu itangira abagore bakoze akazi kenshi pe, no ku rugamba bagiyeyo. N'uwe mugore wishe byibuze n'inyoni akayitambira Imana h'igitabo, uhereye mutangira ukageza mu byahishuri.
ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice. Ngize ukuri nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza aho nataha nemeye. Ntabwo umugore yasezeranya ngo nemera nakumva nishingiye. Nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye. Basi wongere usengere impeta wongere usengere kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati sigara ngomba gushaka akantu katasambuza kuri wa munsi Imana ikavuga ati hoya Riziki we ariko murakina n'ubugingo. Murakina n'ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima. Murakina n'ubugingo. Wihore François Cross. Ndakumva. Urakina n'ubugingo nawe cyangwa ese ko nkomeje akazi umurimo w'Imana agenda gukomeje. Kuko ngiye ntago nahamagawe n'idini Adepr, sinahamagawe na Restoration Church, ntabwo ari nandi. Yesu aravuze ngo mbatumye mu mahanga yose. Yego. Mubabwiriza ubutumwa bwiza abemera mu babatiza. Ntabwo rero ikibazo nibaza yabwiye abagabo yabwiye abagore. No kuvuga ngo wari ari mu buri bwa butumwa bwe buvuga yuko Imana itemera cyangwa se Bibiliya itigeze yemera yuko abagore baba abapasiteri. Yego. Kandi koko babaga abadiyakoni niyo usomye Bibiliya usanga umurimo bari bemerewe ni umurimo w'ubudiyakoni. Ni umurimo mbega yo kuba hafi abagabo, kubafasha hari nawe yageze Paul aravuga ngo bacecekere mu materaniro ngo ndetse nibagira icyo baza kubaza ngo bazajye bataha babaza abagabo. Ni ukuvuga ngo agendeye aho ngaho rero nkeka ari nayo mpamvu yahise aza abwira abantu yuko Adepr ibyo irimo ikora ari ibintu nyine bitanditse bitari muri Bibiliya. Ko na mushumba wa Adepr Izayi iyo ari kubisobanura bumva ni ibintu nyine byo gusanisha agenda na Bibiliya. Kuko nyine urabizi ko mu gihugu cyacu kandi sinaho gusa isi yose irimo irarwanira ko umugore agira ijambo mu bintu byinshi. Rero uzasanga n'uyu muyobozi wa Adepr Izayi ndayizeye nawe ubwiwe nta gisobanuro gifatika afite cyuko abagore agomba kubimika. Yarabimitse ni nabyo. Hari n'ufite kuyobora ururembo, hari n'uwahawe kuyobora ururembo. Ni ukuvuga ngo ubundi Yesu muri make nk'uko Riziki avuga ati ishyano ryacitse umurizo. Kuba Izayi yarimitse abagore akabaha inshingano z'ubushumba, ishyano ryacitse umurizo. Sereka nkubwira wenda tugende muri Bibiliya nko mu Befeso ibice 5:24 uravuga ngo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ni ukuvuga ngo ubundi umugore yari uwo kugandukira umugabo, bigatera umugabo niba ari umushumba bikamutera nyine kujya mu itorero akabwiriza ubutumwa agatanga ubuhanuzi niba ari umuhanuzi. Tuzi ko cyakora icyo bemererwaga kandi n'ubu bemerewe byose baranabyemerewe. Ikintu bemererwaga ni ukuba wenda baba hafi y'abagabo babo mu materaniro. Kabiri baba abahanuzi ko tuzi ko abahanuzi bitwa abana bahanuye ku bwa Kristo Yesu. Abo bose bagiye bahanura kuvuka kwa Yesu. Ariko uko biri kose abagore nyine ntabwo mu idini Adepr uburyo batumenyereje ni itorero ritigeze ryimika abagore. Bije vuba ni nk'uko wajya kumva ngo mufuti w'abasilamu yabaye umugore. Ko byaba ari urundi rwego. Ni ukuvuga ngo birashoboka wenda ku bw'amategeko y'isi. Ariko mu bundi buryo dusomye Bibiliya ntabwo ariko bivuga. Icyo akora koroshya byo Riziki Chantal ari kuvuga. Abitorero bazoroshya kuko bafite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka. Nka Izayi we n'umuntu ntakivugaho. Kubera iki?
ni umugabo umubwire ntumubwire ikimurimo n'icyo akora, kandi ibyo akora byose abikora azi ko nta ngaruka, kuko nk'uyu munsi yasohoye urutonde rw'amatorero, urasanga muri Kicukiro hari amatorero angahe, ni ukuvuga insengero zashizeho, hari izo amatora amwe yayasibye haza andi nka hano muri Kicukiro ndibaza hasigaye amatorero 10, noneho hari ibyaro yagiye asigamo itorero rimwe, hari naho ritari. Mbega Adepr bizanagera ubwo isibangana, njyewe uburyo mbibona. oya se kandi kubera iki? Umushahara wonyine nta nubwo ari uko ari leta gusa, kuko leta wenda igira ubwumvikane, kandi nubwo bavuga ngo leta yacu yanga ngo abasenga, ntabwo ubuyobozi bw'u Rwanda bwanga abasenga, ahubwo bwanga abajura bashobora gukora umurimo nabi. Ariko umuntu bita Izayi yabonye uburyo abamubanjirije bose bagiye bajya mu nzu z'imbohe, niyo mpamvu wabonye arafata abapasiteri bagera muri 1000 akubita hasi, afata abarimu fata ibiki akubita, arasiba nta mikino. kubera iki? Arashaka kugira ngo asibanganye icyaza cyose gishaka kumuta muri manka yo ku maturo. Aho rero biraza kumuha iki? Shobundi Nyarugenge, reka nkwereka nk'akantu kabaye Nyarugenge. Inyarugenge ejo bundi ku munsi wa Pentecote habaye, urabona barimo basengera ububyutse, ndetse n'umushumba mukuru Izayi ntahaguruka ati torero nibwo twakagira ibihe byiza, ati tufite ibihe byiza biteye ubwoba. Noneho tuzi ko kuri Pentecote abantu buzuzwaga umwuka wera, ndetse mu materaniro bakabaho no guhanura. Ariko nk'abantu bose bashatse guhanura bajya kuvuga ngo Imana iravuze, barabagose ugira ngo ni hari shababu iteye mu rusengero, baravuga bati nimunibeshye mukaguma mu kuyuzuza iyi myuka yanyu turaba n'inkoni zirazamo. Barabacecekesha ku munsi wa Pentecote. Kandi iyo dusomye biriya iravuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye ngo bose bari ngo nuko umuriro urabatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuriro nk'umuyaga, ngo bose buzuzwa umwuka wera. Ariko siko biri. Nyarugenge ni ukuri bafashe abahanuzi barabagwa tugira ngo ni shababu yateye mu rusengero. Kubera iki? Bibeshya abantu ngo ni itorero ry'umwuka. Ntabwo rikiri itorero ry'umwuka Adepr, ni itorero ry'imyuka. Ku itorero ry'umwuka ni hariya Riziki yanakavuze, aravuga ngo gute ahubwo umuntu azakakubuza kuvuga guhanura akagucecekesha ngo ni umudiyakoni. Ibi Riziki yabivuze. Gute umuntu, ariko nanjye sinjya mbyemera. Nje ntabwo wancecekesha ngiye guhanura. Byageze ubwo Inyarugenge bahita bacuranga ibyuma, bahita barekura imizindaro y'ibyuma bahakorari kugira ngo abahanuzi baceceke. Ngubwo barimo barasengera iki? Ububyutse, ngo umwuka wera. Wareba ibyo bintu Adepr ifite, ese koko ubwo ni bwa bubyutse twe tuzi? Njyewe nkijijwe muri Adepr maze imyaka 21 igiye kuzura. Shobundi mu kwezi kwa gatandatu ndumva irimo. Iki gihe cyose maze mu myaka 21 maze iri dini igenda ndizi tutangira abantu namwe ibyo by'impano n'ibiki byose ari bike, hahanura bake ari nabo bahari, tugenda dusenga ububyutse Imana irabuzana. Je nagiyeho abo bita uyu Samuel usabye Imana nabande bariho uko baje bafungwa bose baranyoboye. Ni ukuvuga ngo ndakubwiza ukuri yuko njya mbibonera kuri Karuranga. Uyu mugabo rero ibyo ari gukora, ahubwo niba abarokore bagisenga babaza Imana icyazanye Izayi, kuko ndabizi Imana yifite ububasha, ifite no kuvuga impamvu. Ariko uyu Izayi ntabwo azatuza icyo bita itore umwuka wera akiri muri Adepr. Gusa Imana ni inyembaraga. Rega abashumba ba Adepr benshi bashize, bapfuye bashize. Nk'ukuri none se ejo bundi wanshingiye witwa
Atanazi hano ku muhima ahubwo Imana imuhiruko ridashira ntabwo yapfuye ejo ntibamushyinguye ejo niwe nawe wadushyingiye jye na madamu 2015 bivuze ngo abasaza banashizemo abenshi barabacyuye nta n'uwo bagiha intebe nta ufite ijambo baba abakristo basanzwe nabyo ni danje kugira ngo rero umuntu abe basi nabonye itorero cyangwa se idini ridashobora kugirira impuhwe umuntu wahagaze imbere y'abantu ngo avuga iby'agakiza kuko aba bose iza yarimo agira gutya ngo yagiye muri korali ngo afite imyaka 12 ariko wamwigishije nabi kuko byanze bikunze Izayisi yego reka nkubwire ngo dukorere isi nk'abazayivamo dukore ijuru nk'abazaritaha sinzi aho Iza yazajya njyewe ndahanga simbeshye kubera icyo utazaza uzi impamvu nahazi ni uko igihe icyo ari cyo cyose uzariza ngo umwe mu bana batoya ugahagarara mu marembo ugafunga imiryango kugira ngo ubuze usohoka gusohoka ubuze n'uwinjira kwinjira Bibiliya iravuga ngo uzabazwa ubugingo bw'uwari bwinjire kandi uzabazwa n'ubwo wari busohoke byanze bikunze wari buzasohoka akajya kubwiriza ubutumwa ubu mufunze irembo ry'ura rifunze harawiza yabujije kujya muri Adepr Yesu wabambwe ku musaraba ubu so wajyayo ni buri wese yahungiraga muri Adepr ajya kumva icyo Imana ivuze ndetse n'abanyamahanga bajyaga itoro ryitwa Adepr ryatinywaga n'abantu bose ariko ubu bose aho kugira ngo ajye kwa Masasu aravuga ati ningera kwa Masasu barandondora agahita yizira muri Adepr ko arabizi ko nagera muri worship team ntawongera kumukurikirana ubwo rero aho biraza kugira gute turacyari muri ya misi y'ubuhenebe ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze mu idini ubu cyafashe intebe kiricaye nubona wa mama Sharirene barimo bagenda induru ziza ku mugaragaro ukumva ngo bagize gutya nta nutaba nkabo kubera yuko ntago wa mama Sharirene ntiyemere guhagarara ku ruhimbi rwa Adepr yajyaga ahagarara akatanga ubutumwa akavuga ati umugabo wenda nubwo bimwe twasanze ngo harabeshyaga ngo bimeze gutya ariko izi saha niba umuntu bamuciye bakamwima mikoro yari yaramenyereye kuvuga ubutumwa ngaho nyereka tisiye ese yararwaye ariko uku kurwara ntikwa umunwa we ntiwarwaye ariko aharwariye utinya idini urwara ukora impanuka ugahita uzima ukabura ntugire n'ugusura utinya itorero Adepr ukora ubukwe ukabyara inshuro 10 nta n'umudiyakoni uraza ngo akomanga gusura ahandi madini n'amatorero bagerageza kwegera abakristo babo njye narababonye reba nko kwa Minyoni si uko arusha amafaranga Adepr ariko noneho reba ba Adepr bajya kurwanirayo ubu niho bashiriye Adepr bashiriye kwa Apotre Minyoni kubera iki Minyoni ni wa mubyeyi muri foundation yiwe afite ntoya wenda itarota Adepr ifite abantu barenga miliyoni zingahe Minyoni wenda afite miliyoni reka tukabare gutyo cyangwa abantu ibihumbi magana none tubare ko Adepr nta muntu numwe urashima Imana yanyubakiye abo bubakira ni ba muntu ubuziranye n'umushumba byatari uwo bagura mituwe umva ni ba bandi b'intorarwa babandi bazi gucinya inkoro ubundi kuba muri Adepr no gucinya inkoro wibeshye ntujye gucinya inkoro byagukoraho none ubanza urebe kwa Minyoni n'urugero aba bose bagiye bava muri Adepr ari uwo bita Nyirapasika uyu munsi bamuguriye imodoka kwa Minyoni iyo nimwe fati ya kabiri baguriye umugabo we bamushingira iduka ry'amashuka ndetse n'amakuvureri hano Nyabugogo ku mashyirahamwe nako ahangaha kunuze umanutse Provia ndahazi narahabonye bari uyu muntu wirirwaga yirukanka kudututi najyaga nanamutumira kuwa gatatu hariya mu cyumba mu cyahafi batarangirira ishyari ngo bibe danje najyaga mutumira yigeze no kutuzanira nyirabukwe bose na nyirabukwe ari umuhanuzi wa danje ariko Imana imvuga ngo nzakugera neza tubare ko ageze kwa Minyoni ubu uyu munsi wa wundi wirirwaga asaba agatike k'igihumbi
ubu ni umukire noneho ushobora ujya muri ntuze Dubai. Niba uyu muntu akiri muri Adepr yari yaraheze hasi, ndakwereka undi. Ni ukuvuga ngo uzumva undi muntu batebo bose babireba inzahuke. Reka nkwereke nyakwigendera Pasteur Theogene Inzahuke kugira ngo yubake byaturutse kugira ngo yubake ziriya nzu yasize. Ni ukuvuga ngo byaturutse ku butumwa yagiye kuvuga kwa Apotre Mignoni. Arangije Apotre Mignoni aramukunda, akunda famiye yiwe, ahita amuha amafaranga yo kuzajya gusohoka hanze y'igihugu, basi bakajya kurarigisa kurya ubuzima we n'umugore we. Uwo bita Pastor Theogene ati no, njyewe sinajya kwirirwa ninezeza n'abana mfite ndera nirirwa mu macumbi mu ikode. Ati basi hubwo ndeka nyahereho nubake, nimara kubaka nyuma nimara kubona nubatse nzanajyana umugore wanjye tujye gusohoka. Ibi ni ibyabaye muri covid, nyuma ya covid, muri covid inzara y'umurene nabi kandi igihe yari arimo anagaragaza, ari nabwo hahise baboneka n'abandi aho bita babamenya n'abandi baramusura, baragenda bamwe bamuha amakaro, abandi yewe warabibonye ko n'amakaro rwose no mu mbuga harahari. Adepr nta kintu yari yaramariye uyu Pastor Theogene nyakwigendera. Mwibutse ko nacyagiye ku rupfu rwe habaye guhondana kwa nimero yari bugeho inkunga, batanga nimero ya Adepr kandi wapfuye ni umugabo wa Siya. Wibuke ko twabikoze biganira byabaye hatari. Noneho urebe iya Adepr niba ishobora kuba ihagaze ityo. Twebwe twagiye dukorera muri Adepr imyaka mazemo ni myinshi pe, myaka 20 niyo mfite mamaze igihe. Ariko utinye yuko nta nurama nabwirijeyo, nakoze byinshi n'ubu yewe nibe nanjye ndaragiye nkorera abantu bukwe, abana bo muri Adepr ngenda ngerageza naho bigeze nje mfite ikirato. Ariko surambwira Adepr ninde wari wavayo wumve ngo ashima yewe nushakwe wararirimbye nk'Imana. Muri Adepr nta gaciro bashaka kuguha, kuko icyakora ikihaba cyo ni wenda ni ishyari no kurwanyana. Niba uhanuye utinya n'abatipe bakurwanya kuko barusha guhanura. Uri kumva? Jya kwa Mignoni rero urasanga bashima benshi. Noneho ngwino genda umva amashimwe ejo namwuganiriyeho, ariko nawe muziza ikintu bita kuvuga ngo jewe ngo ubwanjye ngo murade ngo nako ngo Apotre Mignoni ngo njyana ngo Dubai ngo mpageze ngo abona ngo ndababaye ngo ahita ngo anyubakira inzu ya mabukwe. Niba ni nyirabukwe niba ari nyina uyu mama Lionel. Mama Lionel ari mu mashimwe y'ibyo uriya mugore yamukoreye. Abo nabahe Abadepr ndetse benshi babavuga butumwa bakomeye. Ndakwibutsa yuko nta ukirira imiridini barasohotse bajya kwa Mignoni, abandi bakwiragira mu yandi madini. Uwo bita mama Lionel izi saha ni pasteur yaragiye noneho kandi ubuho ari mu ntuze. Nejo bundi namubonaga muri ntuze muri Mozambique. Ubu nkeka ari nahari. Ni ukuvuga ngo use ureba abo bose bajye bakora itorero rya Adepr, abo bita bantuza uyu wagendanaga na ntuze bita Matarika, aho nawe akoreye impanuka nyuma yatisiye uzongera umubone. Nabakwereka benshi ubu bafashe abana bari ababashumba kera, nibwo bwana burimo bubwiriza. Abantu bitwa ko bazi iby'agakiza bakuze mu by'Imana, ntabwo abo bantu bakigira ijambo muri Adepr. Niyo mpamvu usanga hahoramo induru, kubera yuko iyi Adepr twarayikoreye. Badushuka kutugira abashumba, badushuka kubwiriza ubutumwa, badushuka gushinga amatorero cyangwa se guhagarara imidugudu, kuzamura amagurupe y'amasengesho, ariko tugeze hejuru baradutimbura.
Adepr buriya ni ushaka kuyibamo uhora upfukamye, wababona ugashyira amavi hasi. Ibi nkubwira wenda abantu babaye nka ntuze nka yantuze bapfukamanga, abo bo barandika amakomantere ariko ntibasubiza amaso inyuma. Iyo Adepr barwanira ntayo baza. Ejo bundi si uko nayivuyemo njye sindanayivamo, ariko uko biri kose nasenga, nakora ibishoboka. Icyakora ikibaho nkazaha agaciro ni ibi bintu bakorera abitorero. Pawulo yaravuze ngo nimusenga Uwiteka. Pawulo rero yageze arababwiriza, arabwira ati hari amatorero menshi, ababwira za porogamo, ababwira n'iki, bageze nuko avuga amatorero ya Efeso, avuga ya hehe, arangije arababwira ati nuko we cyakora birata, ati maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, narinzi ibyo kwizera, none ahasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo ry'Imana asezeranije abayikunda. Uyu munsi rero Riziki kuba ahagaze hariya tumugarukeho, akaba arimo avuga ati kwimika abagore icyo ni ikizira, njye nta mugore wambatiza, yewe yananshingiye nahamagara umushumba baciye nkavuga nti ntabara ngwino usengera imbere. Ubu mu buryo bw'umubiri turamwumva nabi, ariko mu buryo bw'umwuka ahagarariye Imana. Riziki Yego, mu buryo bwo kugira ngo uyu mubiri, ko twe tugira ubwoba iyo ngiye kuvuga nk'akantu, Imana ese ubu bagiye kundega banshyira amageragere, abana banjye simbarere, noneho nagaruka, ariko nanone umwuka akanga ko ngo umwuka arayobora. Ibyo yavugaga impamvu ubona muri Adepr ngo abantu ngo bayoboye umwuka, nuko uwo mwuka ntawe ugihari. Ndabyibuka n'abashumba twarabafataga tukabaterura tukabarenza mu madirishya, nta mushumba ibi byabo banywa ibiyoga ugasanga inda zarabyimbaganye, ubusambanyi bureza, amakorari uragishyirayo, umugore mwiza urimo baramurangije, urasanga amadini ayo iryo torero ryari ry'umwuka ubuhandagayemo ubwo busambanyi n'uburabaraza ku cyumweru baraye muri iyo mu mahoteli atandukanye. Ariko uri mu biki ngo uwo mwuka arahari? Umwuka yarigendeye. Buriya hari ukuntu umwuka w'Imana ahabwa agaciro na ba nyirawo, ariko iyo wirukanye umwuka ni uragenda pe, umwuka uragenda. Kuba rero umuntu yarasenze, buriya gusenga ni ubuzima, kandi gusenga ni ikintu uwo ari wese ashaka gukora mu gihe icyo ari cyo cyose. Ariko nyakuri kuba uyu Riziki Chantal ari kubivuga, ari kugendera ku ijambo nanjye nashyigikiye, ari kuvuga ko nta mugore, ati mwabagore, ati n'abakobwa, ati muri kwitwaza ngo babahaye ngo akazi katuma mwambara amapatara, ati mugahambira mwerekana ibisusu byanyu, ati mwerekana ubwambu. kandi koko ugize Imana aba umusoroveya, aba umupolisi, aba icyo ari cyo cyose ashobora kuba, cyangwa se nawe umusikirite, arahita yabaho nibwo uzababona. Ahubwo Adepr nibohora abantu biyambarira uko bashaka, n'ubundi barabirangije, nibabohore biyambarira amapataro, be kubabohera mu majipo, kandi nawe yabaye mpenure. Ahubwo aho kwambara mpenure ziri muri Adepr, wababohora bakiyambara amapataro, kubera ko urebye mpenure ziri mu idini rya Adepr, amakorari byonyine urarebamo. Yesu we, korari uzi ko umuntu ajya kuririmba ahambiriye amabuno neza, ukabona naza kunamaho gato ibiri imbere biragaragara, kandi ngo iryo ni idini ry'iki? Ni itorongo ry'umwuka. Ibi niyo umuntu abivuga ni ukuri. Wenda Riziki Imana imuha umugisha, hari n'aba wenda ubu nibwo ugiye kumva iri dini rimaze iminsi ryaracecetswe, ariko buri gihe kongera kuvuga ko Riziki yewe ahantu mpamanya nawe, ibyo yahanuye byose byinshi byarasohoye. Yahanuye ko Imana igiye gufunga insengero, ndetse ifunguzo
ikazibikira. Ibyo byabayeho. Avuga ko amadini, amatorero menshi, insengero nyinshi zifunzwe zikanirukanwa, byabayeho. Yahanuye bimwe na bimwe, yagiye ahanura, si byose. Avuga amasarigoma, avuga za ruhaya ngo ziri mu madini. Ibyo byose twagiye tubibona. Ni ukuvuga ngo wenda reka hari akandi kantu yavuze ko kwambarana n'abagabo, ko kwambarana n'abagabo imyenda. Ariko reka nkubaze wenda, ibi bintu Riziki yavuze ntabwo twavuga tubu n'ubuturage bwa Riziki, kandi ibi byari ibintu bya kera, n'abantu bataba update mu mutwe, bazagumana ubujiji n'ubucucu kuzageza ryari. Kuko ibintu by'idini bizamo, iyo utarebye neza uzamo ubuyobe bwinshi. Niba wumva ko hari itsinda ridashobora kurya ibitoki cyangwa se idashobora kurya imyumbati igeretse ku bishyimbo ngo iba yasambanye, ukumva umuntu avuga ati uyu muntu ntibishoboka kugenda gutya, ntibigomba kugenda gutya. Abantu bazakomeze bagende muri icyo ngicyo, kandi ibihe n'amateka ahinduka. Ndabyemera rwose. Ubuturage bwa Riziki ni nabwo buri kwandikwa, ni ibya kera. Ariko mbibutse ko abemera kwizera nta bya kera nta n'ibya none. Tujya gukizwa twari twemeye kureka ingeso mbi n'ibitunezeza. Kwagakiza katubwiriza kuva. Impamvu avuga ngo musige ibyino mu isi bitazahoraho, ngo mwiyegurire Yesu, bisobanuye ko Pawulo aravuze ngo ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo kubw'ubutunzi bwinshi buri muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wemeye kuza, ntabwo inzira ijya mu ijuru ariyo kunengeka nk'ibi turimo. Icyakora mbona iryo tugiye kujyamo ari rya Kamonyi, ahubwo badushakire kwasiteri zo kurijyamo. Kuko iryo Uwiteka ryo riravuga ngo, Bibiliya tuyisomye ngo ijuru ry'Imana rirera, rizagibwamo n'abera, kandi abo bose batanduye imitima nibo bazajya mu bwami bw'Imana. Twakongera gusoma Bibiliya ikatubwira ngo nta ntwari kijya mu ijuru, ahubwo ari kugibwamo n'intwarane, ngo nabwo nazo kandi ubwazo zigisha muri ubwo bwami imbaraga. None se Riziki niba ari n'umuturage, na Bibiliya ni inturage? Nyine wenda twemere ko Riziki ni umuturage, ntabwo Bibiliya nayo turaza kuvuga ko ari inturage, kuko wenda turebye ko Bibiliya wenda Riziki ashobora kuba ari uwo muri Antigite, reka tubyemere rwose. We ni uwa kera, no kuwa mugani bamwe baramutera amabuye bati buriya nkawe nta nubwo wigeze ushaka, ntukavuga ibyo gushaka. Ese Riziki nta mugabo yigeze? Oya, ntabwo yigeze ashaka. Ni umukobwa se? Riziki ni umukobwa cyane rwose, ni umukobwa wizera Kristo umwami. Riziki Chantal ni umukobwa? Ni umukobwa wa Kristo umwami Yesu pe. Kubera yuko Riziki yemeye umusaraba wa Yesu. Uyu musaraba uravunanye, kugira ngo ubashe kubaha ibyo uyu musaraba ugusaba, bisaba ibitambo byinshi. Ni ukuri, reka mbwire n'Abanyarwanda bankurikiye, niba umuntu yaravuye mu by'Imana urabibona. Kuko reka dusome ijambo ry'Imana, kuko jyewe reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere, ibice 14:34. Haravuze ngo abagore nibacecekere mu materaniro, kuko batemererwa kuvuga, ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga. Turi kugendana? Turi kugenda. Abagore bagira bati baganduke mu materaniro, bacecekere mu iteraniro. Mu iteraniro bumva abagabo bagabo babwiriza ubutumwa.
warumva Bibiliya ivuga ngo turi abagore bo guhamya Kristo, turi abagabo guhamya, turi abagabo bo guhamya ibya Kristo. Ni nacyo Riziki nkeka yahereyeho ari kuvuga ngo abagore, uhereye ku isezerano rishya n'irya kera, abagore barwanye n'intambara pe mu maboko, abasirikare. Aravuga ati ariko nimunyereke umugore wigeze yica n'inyoni akajya kuyitambira Imana. Kandi koko dusomye Bibiliya dusanga Aburahamu baratambye ibitambo, dusanga cyakora mu bagore dusangamo abakoze imirimo myinshi, zabo bita ba Tabita, bo bita ba Esiteri, abo bita bande na bande, wenda bagiye bagaragara, ba Rusi, banambye kwa ba nyirabukwe. Ariko nawe twabonye ajya gutambira Uwiteka igitambo. Cyakora tugeze mu isezerano rishya tuza gusanga aba bagore bari bashinzwe kujya gushyira ibihumura neza ku bantu bitahiye. Kwa Yesu bagiye kumushyiraho ibihumura neza, nabo marayika w'Imana abanje kubwira ngo nimwishakire umuzima mu bapfuye. Wenda nabo wenda hari iby'agaciro bagiye bagira. Nanone tugiye mu isezerano rishya dusangamo indaya bita Rahabu, iyi nayo yakijije abamarayika, wenda bituma inagirirwa neza, agira abarokoka. Wenda tuze turebe barahari twabavuga, si uko tuvuga ibibi byabo gusa, ariko nawe twasanze Bibiliya ahangaha ngo dusange pasiteri runaka. Ni ukuvuga ngo umuntu umwe 12 ngo Yesu yaturanyije ngo nta bakobwa bari, keretse abadamu barimo Mariya na Marita. Ariko reka politike ririho kiriya gihe aravuga ngo na nyina ngo iyaza kuba iko yivugiye, ngo iyaza kuba aza gusigira imigabane abagore, ngo aba yarahereye kuri Bikira Mariya nyina wamubyaye, umwe bibuka. Kandi koko se najya guteza imbere undi muntu kandi bihereye kuri mama. Burya mama w'umuntu aba akomeye, urazi mama wawe. Bibiliya ivuga ngo abagore bacecekere mu materaniro, nuko agira ngo abagabo babone agaciro. Iki ni kimwe. Kabiri, 30% nibo bayoboye itorero rya Adepr, abagore. Uyu munsi urasanga nanjye ubwanjye simpinga abagore kuko naranabashatsemo, nanashatse umugore, nanabya abakobwa, no mu bana mbyara harimo n'abakobwa, n'abakobwa. Njyewe rero urumva ko mfite byinshi byo kubaha ku bagore, abagore ntabwo mbarwanya. Ariko nyakuri tugendere ko Bibiliya ivuga. Niba Bibiliya ivuga ngo abagore bacecekere mu materaniro kandi bemerera kuba abadiyakoni, ntabwo jyewe nakwemera na rimwe jyewe aba bantu bazana ibintu by'imyuka ntazi iyo iva ngo bajye kuvuguruza Bibiliya cyangwa bavuguruza abakozi b'Imana bagiye bagira. Nidushaka ubutwo bushumeri n'ubukingo bwari buriho bw'ubuturage byemere. Ariko se Yesu we n'iki yavuze? Kuko agiye kuzura uwo mugabo bita Lazaro, yari ahageze aravuga ngo muceceke mwirira, kuko uyu muririra arasinziriye kubera induru yabonaga. Ngo arebye mu mitima ngo asanga bamwe barimo bararira bishimira ko yapfuye. Kandi koko nubona abantu barira, niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo nimpfa ntibazandirire bazarore. Hari n'ukuririra yishimye ko wapfuye, kuko jyewe utaransuye ndi muzima nyahunda kuko ababwira n'ibi bintu bahuruza indabo, asanga umuntu azanye indabo, ntabwo ibi ngibi ari byo. Rero Riziki igenda amushyigikiye. Yego, ku ruhande rumwe hari abantu benshi bavuga ko itorero rya Adepr ryapfuye kubera Izayi. Wowe ubona gute? Jyewe uburyo mbibona, ni umwe mu bantu batumye itorero rya Adepr, si we waryishe, ryishwe n'ababanje kwiba n'ababatse Gisozi, ariko yaje arimbura ibisigaye. Ikibazo Adepr ifite ntabwo ari Izayi, ntabwo ari Izayi.
kuko Izayi tugiye kumurebaho twareba ba Sibomana na Tom babanje kuriyobora ko bagezeyo ayabo bayashikuzamo baranabifungirwa hagezweho bande na bande baragenda nabo bariba baranabafunga uyu rero yagiye ku nkubwe ya gatatu ukuvuga ngo urebye uyu mugabo we yaje rwose we nuko yaje arimbura paseri ashyira hasi ibyumba by'amasengesho arimbura amagurupe ayamaramo nta gurupe wasanga gihawe agaciro mu idini Adepr icyo bita abahanuzi muri cyane bavuga ko yaje akuramo umwuka yubaka umwuka we nabihamye 100%. We yaje yirukana umwuka wera icyo akora yabinjirije indi myuka ahamba nati Adepr ubundi hari bitaririmba urumva yaje aje gushyira worship team abantu biturukiye impande zose uriya rwose Adepr ubu ntuyibwire yego ngo ni impuzamadini ariko hari amadini yahagaze ku bwere bwayo kuko buriya karosi ninjije ibisambo hano byajyamo ariko nanabishaka narinda urugo rwanjye kandi hagira igisambo ninjiza bishatse gusobanura iki ibyabaye muri Adepr byose ari uyiyoboye niwe promote niwe muntu wabirekuye mpamvu Izayi niba nagerageza kumukuraho ntabwo ari nona Izayi agomba kuva ntabwo rega waba niba koko ibintu ari ubiyoboye akaba ari nawe uzimije umwuka wera ntabwo Imana yamwihanganira ndaza nkwereka ikintu cyabaye kuri Dawidi hari mpamvu Adepr itagikunda abahanuzi Dawidi yakoze ikosa asambanya Mukawuriya amutera inda ahamagara Uriya ngo naze amuzana hafi aho amuzanye umutipe aramureba aravuga ati yewe ati jyewe ubwanjye ngiye kukwereka genda wiryamane n'umugore wawe Uriya kubera umwuka w'Imana wari umurimo aravuga ati reka ngo yiraranira n'abaja ba Dawidi iminsi yose yamaze yari ari kumwe n'abaja igihe kigeze ngo Dawidi abonye yuko umugabo ngo aranamusindisha asindisha Uriya amuha inzoga aramusindisha vino arazimuhata ari Dawidi uzimye kugira ngo ajye kuryamana n'umugore wiwe wa Uriya nyine arangije ngo abona nabwo arabyanze Bibiliya iravuga ngo ya Dawidi ahita ategeka yandika urwandiko aruha Uriya ararujyana arushyira umugaba w'ingabo ngo aramubwira ngo muri uru rwandiko ukirubona uyu bita Uriya umufate umushyire imbere aho urugamba rukomereye kuko yansuzuguye icyitonderwa yari yamaze kumenya ko yateye inda Mukawuriya bituma Uriya yicwa Dawidi agibwaho n'icyaha muri icyo cyaha niho havuye umuhanuzi Natani aza kumanurira agatama yagiye kurya kandi asize intama ze nyinshi ndagira ngo ngutangarize neza cyane ko Adepr itakwemera umwuka wera kubera ubusambanyi burimo n'ubujura n'uburenganya n'uburozi buri ku mpimbi ntabwo Adepr ishobora kwemera abahanuzi ko bagaruka bafata abarozi n'abapfumu n'abakonikoni n'abaraye mu mahoteli n'abatwaye abagore b'abandi n'abashatse ingo zirenze 5 cyangwa 2 ntabwo Adepr yakongera kwemera umwuka wera ko bawurera kubera yuko babizi ko babarondora ibyaha byabo byose bikajya hanze niyo mpamvu batabishaka n'abashumba bari kwirinda cyane nibatakubita ngo babatera ubwoba abahanuzi urabazi wowe siko abahanuzi bahagurutse ngo umwami ahaba ateye yagiye agajya gutera iramonti y'Galiyadi bagahamagara abahanuzi 400 bose bahanura ati umva uko Uwiteka avuze aguhaye gutabara iramonti y'Galiyadi uvuyeyo amahoro haza umuhanuzi umwe umeze nka Riziki cyangwa se baracyahari haza umuhanuzi noneho ngo harangije ahageze arabareba aravuga ati amatipe naho ngo araza arahanura ngo aravuga ngo mwumve uko Uwiteka avuze ariko irangije iravuga ngo yasibyo ahita bati none nimwumve mbonye Abisirayeli batataniye ku misozi kure
nk'intama zidafite umutware, ahita abwira Ahabu ngo uzagwa aho amaraso imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, ni n'aha yawe zizayarigati. Umuhanuzi bita Mikaya we wazatandukanye n'abandi 400, ngo utangarize ko Adepr harimo umuhanuzi harimo abahanuzi, kuko abahanuzi benshi bari intonorano bo muri Adepr babimye ijambo, abandi ubu bamwe bari mu mashyamba babaye n'ibisambo, ahubwo bari babeshya abantu batira iraba abandi barabirirwa bazirika iby'abandi. Niyo mpamvu uyu munsi ikintu iyo nzara yose yatejwe n'umugabo n'uyu mushumba bita Izayi. Iyi nzara abahanuzi bafite, abahanuzi iyo bigaragambije Imana ikora agashya. Ubu ahubwo habuze kwigaragambya imbere y'Imana, si imyigaragambyo iteza ikibazo igihugu. Habuze gusenga bigaragambije ngo urebe ikintu Imana ihita ikora. Se ko imbaraga zatatanye ntibirarize icyavuze nk'imbaraga z'abera zaramenaguritse. Ndajya kwegerana n'undi ntidusenge ati mu muhige mu gahige ka Karosi. Rero ngaha Riziki niba ari yavuze ati nimuce nimushaka mucambagure mu duce, ati ndabazi na Izayi nashaka nabikora. Kubera iki? Buri umaze guhabwa ijambo n'Imana harega hari nko kugeramo. Nk'ubu jewe n'urugero, hari umunsi nagiye guhanura mu muhanda, nagiye numva ntazi iyo ndi, nagaruye ubwenge ntekereje ibintu navuze, ngaho gushya kwa Mutangana, ngaho impanuka igiye kuba kuri Oprovia ya indi yasibanganije abantu, ngaho gufungwa kw'iki Yesu abambwe. Nkibirangiza ndavuga ni ndapfuye rwose, none gusenyuka ku isoko rya Nyabugogo hariya ku muteremuko, yego ko mukize. Nukuri ko buri Imana hari ukuntu igufata igahita kugira ikihebe, ukaza kugara ubwenge uvuga uti ibyo mpanuye baranyica, ugasigara utegereje yuko telefone ya Ribu iri buhamagara. Niyo mpamvu rero tunisabira ubuyobozi bw'igihugu rwose, basi nibajye mbere yo gufunga bajye babanza barebe banagerageza. Reka nguhe urugero, nubwo tutabanye inshuti cyane ariko ni umukozi w'Imana. Hari ibintu uriya mugabo uyu bita Nibishaka, nubwo yavangiwe muri byinshi, ariko bimwe na bimwe yahanuye ari muri gereza ari kurya amageragere, ariko byanze bikunze ibyinshi bimwe byarasohoye. Impamvu nkavuze ngiye nkurikirana buri kimwe n'ikindi, ibintu byose bimwe yagiye avuga byarasohoye. Gusara kwa Ezekiel yarasaze, ubari Bugande nk'umusazi. Jisite ntiyapfuye, ariko mu buryo bw'umwuka byararangiye. Hari abantu bumva urupfu bakajya ngo ni ugupfa umuntu agahita ashyirwa mu mbaga ashyingurwa. Usenyuka k'urugo rwa Pastor Mutesi yigeze nawe ko kukavugaho, avuga yuko Pastor Mutesi niyo yashakana n'uri ariko Imana itabishyigikiye. Ibi nabyo usubije amaso inyuma, induru iri kuvuga kuri Mutesi ni danje. Giye kwa Pastor Korode, uburyo yavuze yuko atandukanye n'umugore, rubanza gutimbaguranira imbere ukazasohora nyuma. Ibi nabyo bisa naho byabaye. Inzara uno mugabo ubu muri twese, keretse kuvuga ngo ikambi Nyabugogo, ariko uwo ari we wese w'umunyarwanda, sinabo gusa, inzara yaraje irakubitana. Ninde uzahakana ko tudafite inzara? Ese kusubiza, reka nkubwize ukuri, inzara twese twarazamuye, duhanura imvura, duhanura izasenya amazu, ibi bigenda bibiza, yego. Ariko nyakuri, uyu mugabo naricaye ejo bundi, njya nicara nkuza nkasubira mu bintu byinshi, ariko nubwo yafunguwe amageragere sindengeye yuko yarenganye, ariko uko biri kose abantuzi barakora baravuga kandi bigasohoka. Ndagira ngo nkubwire ngo wenda babipinge ku gasituwasiyo runaka arimo, ariko ibyo yahanuye byinshi arasohoye. Nubwo undi wa kabiri
ni wa wundi wahanuraga wajyaga ujya gufatira ibiganiro afite inkoni wajyaga aza ku ntuze bamwita ntuze Claude urya nawe umutipe nabise bemeje bundi njya nicara ngafata ntuze yose nkayisubiramo ahubwo baradupinga ni bande abantu badupinga ko duhanura ni bande ese impfu zagiye zivugwa mu basitari ntabwo zabaye na n'ubu ntizigikomeje ibi bintu ni by'ahantu wese ibiki reka mbabwize ukuri banyarwanda dushyire amavi hasi dusenge kabiri Adepr wenda nibatera amabuye ariko baze kureba niba Riziki koko ibyo yahanuye dusubire inyuma turebe imfunguzo niba hari uzibitse ubu ngenzi ibitse sha nafungura hose maze n'izi zose barimo Imana iri kuvuga yuko n'izi zifunguye zimwe nyinshi zigiye gufungwa rero no kuvuga ngo akankavuze wenda abantu banabyumve ahubwo buri wese ashyira amavi hasi asenga Imana naho ibigiye beza byo biracyaza. Yego turabashimiye cyane ibiganiro byacu nagaruka tugushimiye kuri uyu mwanya waduhaye bwana Carlos. Ndakoze cyane Imana ibahe umugisha ibiganiro byacu nagaruka. Ciao ciao.